Halo, muraho neza, ndabaramukije mwese, Yesu nashimwe, kandi Yesu nahimbazwe, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ndetse no kuri channel yacu Women in God's Ministry. Nshimiye Imana itwemereye umwanya kugira ngo tube tugarutse imbere y'iyi kamera kugira ngo dukore umurimo wayo, izina ryayo rihimbazwe. Ndabashimiye namwe mwese bakoze subscribers, abantu mwese mukomeza kureba ibiganiro mudutera inkunga, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi tugiye kurisanga muri Zaburi ya 50, turasoma duhere ku murongo wa 2 tuze gusoreza ku murongo wa 8. Reka dusome twihuse. Haratubwiye ngo kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge niho Imana irabagiraniye. Imana yacu izaze guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Imana izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza, iti munteranirizeho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Bwoko bwanjye nimwumve nanjye ndavuga, wa bwoko bwa Isiraheli we, ndaguhamiriza ni jye Mana yawe. Sinkugayira ibitambo byawe, ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo uyu munsi Imana yaduhaye. Ni ijambo ryongera kwibutsa yuko Imana wabwiye ni Imana yumva gusenga kwawe. Iravuze ngo kuri Siyoni niho ubwiza bwayo butagira inenge burabagiranira, cyangwa se ngo niho Imana irabagiraniye. Imana iturutse mu ijuru ni Imana ikiranuka, ngo ni Imana izaza ye guceceka, kandi Imana nimara kuza ngo imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Ni Imana ifite igitinyiro, ni Imana iteye ubwoba. Ibyo byose izabifata ije kugutabara, ije kukugirira neza. Izahamagara ijuru ryo hejuru, abo mu ijuru baterane, bagire inama bakora, ndetse ihamagare n'abo mu isi ibateranye kugira ngo bagire inama bakora. Niho yavuze ngo nimunteranirize abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Ijuru Imana nimara kubikora, ijuru rizavuga gukiranuka kwayo, kuko Imana ariyo mucamanza. Imana nimara kukugirira neza, abakunda Imana, abakristo, abakiranutsi b'ukuri bazafatanya nayo gushima Imana. Haleluya. Kandi iratubwiye ngo sinkugayira ibitambo byawe, ibitambo byokeje byawe biri imbere yanjye iteka. Ibitambo watambiye Imana ni cya gihe wasengaga, ni igihe kinini wamaze uri gusengera icyifuzo runaka. Icyo ni igitambo uhaye Imana. Iyo irebye kwizera kwawe ikabona neza ko ariyo mutabazi wiringiye imbere n'inyuma, nta yindi nzira wiciriye, nta nubwo ugambiriye kugerageza kwishakira igisubizo, ukayibwira uti Mana, ni wowe ntegereje, ni wowe niringiye, ungiriye neza nagushima. Ukamara umwaka umwe, 2, 3 kuzamura ugitegereje ya neza y'Imana, cya cyifuzo kikiri kugisengera utaragihinduye. Ni Imana ije gusubiza bene ibyo byifuzo umaranye igihe. Ni Imana ije kubagirira neza mwebwe bantu mwakomeje mugatamba ibitambo by'amasengesho. Imana ntabwo yagaye ibitambo byanyu, ahubwo ibitambo mwatambye ndetse no kwizera mwagiye mugira, byose biri imbere yayo, izina ryayo rihimbazwe. Reka dusenge rero kubwira ijambo. Mana yacu turagushimiye, uri mwiza, uri urakiranuka, tugushimiye kubwira ijambo, kandi mushimiye kuko umuntu wese uteze amatwi Women in God's Ministry umuha umugisha kandi umushyigikire. Urakoze mwami, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Tuzabona n'ubutaha rero, ndabakunda. Bye.